Yandikira Timoteyo yaramubwira ibiriho byose, ageze hepfo aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye ruracyahagaze rwanditsweho kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Sibyo? Iri jambo nurihuza naryo rivuga ngo ariko se ko niba imfatiro zishenywe, harya iyo imfatiro zishenywe umukiranutsi akora iki? Yego? Iyo imfatiro zishenywe umukiranutsi akora iki? Umukiranutsi aguma kuri rwa rujuru rudasenywa rugihagaze. Urufatiro ni uruhe? Ni urwa Kristo. Ko iryo turo ari iry'abageni. Genda avuga aho nabaye umuyobozi, aho nakoreraga, ryaranze ko iryo turo ari iryande, ari iry'abageni. Kuko unarebye ukuntu abantu baza kuritura, baritura nk'ababuze, abatarabonanye nawe, yego, hanyuma uzaza kumuhobera, sibyo, no kumwishimira, kumushimira ubukwe bwe na congratulations, ariko akazanye n'akantu. Noneho baratuje kuvuga ngo baratura uwo munsi ko byazatumva zabitanze batanze bamarinde bacucucu banko barayaza kibabaze n'ukuntu ngo wasezeranyije yashatse kuyerekaramo kandi yari yahembwe, ashatse kuyerekana twese niko waducira igitano igihe turariguha wayabonye. Aya rero ni ay'umukwe n'umugeni, ni ayabo. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino. Turavuze ngo Uwiteka akomeze kubanezeza no kubishimira. Twizeye ko muri amahoro, twizeye ko mu byo mukora byose muyoborwa n'Imana yacu. Ubushize twaganiriye ku ijambo ry'ukuri, kandi tuganira ku ijambo ryo gutega amatwi kugira ngo wumve icyo umwuka w'Imana akubwira, niba koko ibyo ugiye gukora ari Imana yakubwiye kubikora, cyane cyane abayobozi b'amatorero. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tugarutse nanone imbere yanyu kugira ngo tuganire ku magambo, twungurana ibitekerezo, tujya inama. Muri uru rugendo rw'agakiza ntabwo byoroshye, ntabwo wabyifashamo wenyine, bisaba yuko twese dushyira hamwe. Mushumba turabakiriye nanone. Amen. Turi kumwe n'umushumba Zigira Inshuti Michel, Iteka adufasha mu gusobanukirwa iby'uru rugendo. Imana y'amahoro imuhe umugisha. Kadusenge mbere y'uko dutangira. Data mwiza, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Wabanye natwe kuba turi bazima, dushobora kuvuga, dushobora gutekereza, Mwuka Wera akatuvugisha tukabyumva, tubiguhereye icyubahiro Mana yacu. Reka uyu mwanya rero dufashe kuganira ku ijambo Mwami, kugira ngo Mwuka Wera atwongerere ubumenyi no guhishurirwa. Turamwakiriye. Umushumba umuhe umugisha, abadukurikira ubahe umugisha, kugira ngo twese dusobanukirwe kandi dukomeze mu by'uru rugendo. Izina ryawe rero rihabwe ikuzo none iteka ryose. Dusenze twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushumba tubahaye ikaze nanone, kandi turabashimira cyane buri gihe ko muza mukatwitaba, mukadufasha kugira ngo dusobanukirwe kurushaho muri uru rugendo rujye gucamo. Kenshi tugenda dukubitana na byinshi tudasobanukiwe, tugasoma ijambo nturyumve neza, ariko kubera yuko ubushize mwatubwiye ko Sawuli na Samweli, urwo rugero mwaduhaye, Samweli yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, aho yasengeraga umuntu Imana ivuga ariko wowe bitewe uzageza he gusengera umuntu nashaka, iyo simba ushaka si umuyobozi, ntabwo ariho nahisemo. Rero turabashimira cyane kugira ngo uko muhora muza kudufatanya ngo dusobanukirwe. Uyu munsi rero hari irindi jambo nanone ngira ngo tuganireho mushumba. Nkurikije ibihe turimo, kugira ngo murabikurikira cyane nk'abashumba mumazemo imyaka myinshi yanyu, turi mu bihe bigoye abagenzi, turi mu bihe bikomereye amatorero n'amadini, turi mu bihe bitoroshye. Insengero zarafunzwe kubera impamvu zaravuzwe, abatujuje ibyangombwa ibi n'ibi bagafungirwa, ababyujuje barakora, ariko ibintu ntabwo byoroshye hanze. Uyu munsi uratanga ihumure rivuga ngo ku bakristo ko ibintu birakomeye, birahari pe. Ijambo ry'Imana rirahari. Abantu barihebye, baribaza ngo se biragenda bite, ese baribaza leta kuki yafunze,
ntabwo babanje kubitekerezaho, ariko nyamara nta kintu gishobora gukoreka ku bantu b'Imana Imana itakizi. Iyo Imana rero yabyemeye bikaba, umushingiyeho nuko nizera, iyo Imana yabyemeye bikaba bose iba yabyemeye, nta kindi wahinduka. Iyo ikintu kikugezeho uko niko nizera, ikimbayeho cyose mbazi yuko Imana yabyemeye, kandi niba ari n'ikigeragezo mbazi yuko iri bumpa imbaraga cyane nkakinesha. Yesu nashimwe cyane, mba mbizi sinjashidikanya kubera iki magara ku ijambo ryayo, nkaryizera nkarigenderamo, nkavuga ngo Mana none si wowe wavuze, none si ijambo ryawe nirivuga gutya, irinda iyindinda, ntigakane kuvuga Abisirayeli, irinda goreti rihunikira rinasinzira. None se niba kino kintu kingezeho yarisinziriye, kare rero niyo mpamvu mvuga ngo n'ibyabaye ku itorero cyangwa mu matorero atandukanye, ntabwo Imana yari isinziriye bashumba. Uranyumvira ko hari ahantu ugeze nkumva ndashatse urashaka n'akanya hari nanjye tegeze gukama kankubwire uza ahantu hankozeho cyane kumva uzwo nkunda gutuza nkategereza ukama kanya uza ahantu ugeze kumva navuga ugeze ku ijambo itorero kugeza ubu hakinzwe insengero cyangwa hakinzwe itorero, hakinzwe insengero. abantu rero bamenye yuko itorero n'insengero ntaho bihuriye. Ako kantu noneho mushoboye kare tutarajya muri ibyo tubwira insengero n'itorero. Muri iyi nsengero uko batazi itandukanye ry'urusengero n'itorero. Urakoze cyane. Ubundi no muri Bibiliya harimo icyo bita isinagogi, hakabamo n'itorero. Niyo basanaga cya gihe basana insengero zinasengwa, reka duhe gusengwa, urwiyese mu rusenywa hashiye mu rusengero, ariko itorero ntacyo ryari ryabaye. Bivuga ngo aho ryagiye i Babuloni rikamara imyaka 70, ryaragarutse risanga itongo ariko rikiriho ryo. Niba hari ikintu gishobora gusenywa kigahinduka itongo, ruwinde mu Cyufaransa, sibyo? Ubwo icyo ngicyo ni inyubako nk'amatafari, nka block sima, nka ruriba, nk'isima, nk'amakaro, nk'ibiti n'ibindi byose n'amabati. Ariko itorero ryo ntiryo risenyuka. Kubera iki? Ryo ryubatse ahantu hadasenywa, ryo kandi risengera ahantu hadafungwa. Haleluya, 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 haleluya. Risengera ahantu hadafungwa. Bivuze ngo si ngombwa n'inzu, atari ngombwa inzu. Haleluya. Buri iyi nzu niyo guhuriramo, ni ihuriro. Ariko abantu batahuye ntibibuza buri wese kuba uwo ari we. Reka mbwira akantu. Pawulo yandikira Timoteyo, yaramubwira ibiriho byose, ageze hepfo aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye ruracyahagaze, banditswe kandi banditswe ngo Uwiteka azabe. Sibyo? Iri jambo nurihuza naryo rivuga ngo ariko se ko niba imfatiro zishenywe, harya imfatiro zishenywe umukiranutsi akora iki? Yego? Y'imfatiro zishenywe umukiranutsi akora iki? Umukiranutsi agomba kuri rwa rujuru rudasenywa rugihagaze. Gufatira ni uruhe? Ni urwa Kristo. Bite nkomeza ku kintu bita urusengero. Haba mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 tuhasome. Ansomere. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3. Rwa mbere rw'Ikorinto igice cya 3 umurongo wa 16 na 17. Igice cya 3. 16 na 17. Yego. Muzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko Uwiteka kandi ku mwuka w'Imana aba muri mwe. 17. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo urusengero
nimwe nimwe you ni Goreti, Michel, Emmanuel runaka. Twebwe ubwacu turi urusengero, haleluya, rw'Imana mu mwuka. Ugiye mu nzandiko za Petero mu gice cya 2 wabisangamo n'iki mama mwego we mwinshi yego uyikingemo uyikingemo nk'ahangaha ku buryo umuyaga utayinjiramo. njyewe uragira ngo nyiyegereze. uyu musore bito dufite mwe nanjye nabibonye ibyo bintu ntabwo naniwe pe ngaho noneho muri izi nzandiko za Paul Korinto uruko yamwarikiye gutyo mu rwa Petero naho bizamo avuga ngo nukora ngo murubakanwa ngo mu inzu y'Imana yo kubagamo n'Imana mu mwuka, mwubakanwa nk'amabuye mazima, ibuye rikagira ku kurindi kugeza ubwo Imana ibona iki, ibona inzu. Ndashaka kuvuga iki ahangaha, ndashaka kubereka yuko gukingwa k'urusengero ntibibuza Imana guterana. Iteraniye he? Très muri jye, muri wowe, muri twe. Aho hantu iteraniye kandi ibintu byose muzi biba mu rusengero birahaba. Indirimbo bizamo, azyo yumvamo ntajya ujya wivamo indirimbo kumva iyo hatarinjye abatwaramucyo, haririmba Ambassadors, hakaririmba Hoziyana undi sibyo, kandi ukumva wafashijwe ndetse ukumva n'umwigisha cyane. Umwigisha afashe teme runaka akayidevelopa, ukumva arishyiramo ibintu by'ingero za illustration mirongo. Ibyo bintu ni ibigaragaza ko izi nsengero zidakinguwe itorero riracyariho, ntaho urijya ntacyo riba, nyiraryo aribereye maso. Ibi ndabishingira ku ki? Ndabishingira ku cyo Abafaransa bita les églises visibles, insengero cy'amatorero agaragara yubakwa yitwa izina, afite ikibanza ahantu runaka muri quartier niyi, yego plot number. Hakaba na les églises invisibles, itorero ritaboneka, yego iryo rero ritaboneka ryubaka mu kagari runaka, mu murenge runaka, wabyumvise, rihabwa ibyangombwa byana ryo rire mu mutima. Iryo rero Imana ifasha abantu bumve, iyo watunganyije uru rusengero warubonye urunguru, iyo urunguru rwatunganye ziriya zose ntacyo ziba, ntihabamwo bya bibazo Yusta Kayitesi yavuze biteye gukinga. Noneho His Excellency mu ijambo yavuze ejo muri Nshinga Amategeko mu muhango wo kurahira yarisubiyemo. Yewe hari umuntu wanyandikiye ameze nk'umuntu waciye igikuba ifungwa ry'isengero, ndavuga ntako yewe maze igihe kirekire ibintu mbizi, ari Imana ibimbwiye, kandi icyo gihe ibimbwira yambwiye n'impamvu igiye kubiyitera. Yego nicyo gikundiro, yarabimbwiye n'impamvu igiye kubiyitera. Mushiki wanjye hari ikintu wigeze kuvuga gikomeye, ariko hari we ntabwo uzi uburyo gikomeye, ntabwo uzi n'uburemere gifite. Wigeze kuvuga ngo niba mbana n'Imana, nkorana nayo, ngo ikintu cyose kigiye kumbaho cyangwa kimbayeho, ngo sinihutira kureba ikimbayeho, ubwo nihutira kumenya impamvu. Ubundi umuntu wese ubana n'Imana yagombye kubana n'Imana. Kimbayeho kije giti, cyanyuze cyahitiye muri humye, kitagisinzira ntinahunikire, cyangize ugiterera. Okay, ubwo Imana rero yakemera ko kingeraho, irashaka iki noneho? Hariho ijambo riba muri Yona, akora tujya kuhasoma kugira umwanya wacu turi kuwukoresha neza, rivuga ngo nimuze dukore ubufindo
turebe impamvu iduteye ibi byago. yego Yego, izo nkuru mutazizi ndabizi uburyo twakora dusoma n'abo tubazizi. Mm. Turebe impamvu y'ibi byago. Cyane. Bakoze ubufindo bwafashe nde? wari wagomeye Namwe Imana bwafashe nde? Bwafashe Yona. Yona bwamufashe kubera iki? Kuko yaragomeye Imana, arimo ayihunga, ayikwepa. Yamutumye Irenewe. Yamutumye Inewe ntiyajyayo. reka da Yikoza ku cyambu, yishyura ihoro rye, afata ubwato. Abufashe Imana ati nubwo bwato ureba ugiyemo rero, ndagukurikiranamo. Umurabura bazongereza. Sibwo abantu bose b'abagenzi bavuze ati nyamara dukore ubufindo. Ubufindo babukoze bufata nde? Yona. Ngo bajye gushaka Yona basanga ntiyicaye mu bagenzi. Yagiye muri kave mu ndani hari anda ariryamira asinzira. Yagiye yihisha. Bati wa munyabitotsi we ubwo usinziriye. Kanguka twamenye ko duteje ibi byago. Ikibazo bamukanguye banamusaba gutakambira Imana ye. Baramubwira ngo buri wese hano yamaze gutakambira iye. nawe haguruka Nawe rero bwira iyawe turebe. atashwe Nayibwira ntiduteye ikibazo. ahubwo nimugire mu Ibaze aho umuntu ubwe yijajinga Yego. akikondana, sibyo? Hari judging akabona condemnation. Iki Imana ibohora cyo ndakizi. yego Ni njye muzira rwose. Ni wowe. twangije ibyacu Niko ni wowe. twabijugunye Uzi amasaka twamenye mu mazi. Uzi ihene twaroshye. Ibitoki. Ngo turajya ngo tworohereze inkuge. yego ahari yaremerewe Yo, ni wowe. Turababaye ko tubimenye twamaze gupfusha ibintu byinshi. Nshuti zanjye munyumviriza aha ngaha. Birababaje ko nyuma yo gupfusha ibintu byinshi zimwe zigakingwa hakaba n'izikuwe ku rutonde, dushobora kuba tuzira umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Kandi His Excellency yabivuze. Nk'umukuru w'igihugu yavuze muri rusange. Yego, ariko mu by'ukuri yabivuze. Dore ukuntu yavuze. Ngo bamwe bagiye muri za media barasakuza bavuga ngo hari bari kubintu perezida arabizira. Bahita bavuga ati nari mbizi. Ndanabizi rwose. Ariko nanjye simbishaka ibintu. Dore impamvu nabishaka. Ntabwo nshaka, tuzihanganira abantu barya abantu twabo. Ntabwo mubyibuka. Ntabwo mubyibuka mbabwira ibi bintu ni bibi. murasaba Ibintu ni bibi, amahoro mwaka abakristo, ibintu mwaka abakristo, uje gusengerwa, zana amafaranga, uje kwatura ibyaha, tanga igitambo, urwaje umwana. Yego rangwa yumvuzemo. His Excellency aravuga ngo aho ngaho bigeze rero. Muragera aho mutume tunashyiraho iki umusoro. Biriya bintu dusore dushingiye ku byo umuntu yinjije. bya bindi bajugunye mu bwato Urabona mu by'ukuri ibi bintu iyo itorero riza kuma mu nshingano zaryo zonyine. Haleluya. Buriya mushiki wanjye Goreti n'abatutsi amatungo byumve, iyo itorero riza kuguma mu nshingano zaryo zonyine zitwa kugeza abantu kuri Yesu, irizanemo amafaranga. Ibi bintu nabivuze kenshi. Nzi inshuro maze kuvuga ibi bintu ku macano atandukanye. Itorero ryari gukora inshingano zaryo, babyumvise, bigakuramo ikintu bita guhembwa. Usubire ku itangiriro ry'itorero aho ryatangira, urebe uko Yesu yatangije umurimo, urasanga nta gihembo kirimo. Ahubwo umwanya w'igihembo harimo umugisha. Bugira umugisha utandukanye n'ibihembo. Njyewe Uwiteka, njyewe ubahamagaye nzabitungira. Ntimuzagira umuntu mwaka ibintu, mubimwakishije ubwenge runaka, munyagishije ubwenge. Ndababujije. Twavuye kuri Yesu tujya kuri Pawulo, urabyibuka twiga mu Korinto. Pawulo ati nta muntu natse ikintu cye. Yego, Mana yanjye.
ariko ibintu byagiye bifata intera mu minsi yashize byagiye narabwiye nti hari ikindi kintu kibabaje umutima w'Imana kirangamiye umutima w'Imana. Ni ikintu cyo kubyuka mu gitondo bugacya wabaye aposo, warahombye mu bitoki ejo bundi bizinesi y'ibitoki yarahombye, warahombye ibitoki uhomba mu bucuruzi runaka, bizinesi runaka irahomba, ihombye birababaje, ihombye ujya gushakira hehe? Mu gutangira itorero. Mu bihamagariwe n'Imana, wabyerejwe n'Imana. Nibwo twavuga mu kiganiro cy'ubushize muri make ujuri Sawuli undi mu mwanya ngo ndi revera, kandi ubwo revera uwo bishop uwo apostle unamubajije ahantu anakorera aho urusengero ruri ntiyahabona. Abantu ku muryango w'urusengero rwe barinjira ari uko batanze, kugira ngo agire uwo yakira mu cyumba kimeze nka consultation nko gusuzuma, aramwakira hari icyo agomba gutanga. Umubitsi wamuhaye receipt ko yamaze kubyakira. Ibi ni ibiki mu by'ukuri? Ni Imana rero yabihaze, yumvira bizinutswe ibintu byitwa urusengero, izinutswe ibintu byitwa umuhamagaro kandi atari wo, irabizinukwa. Ibizinutswe rikora iki? Kandi ngera ahantu dusonga. Ibizinutswe nta bandi bantu igomba gukoresha ni abatware n'abategeka. Fata Bibiliya, Abaroma 13. Nta bandi bantu ifite bo gukoresha, Abaroma 13 rero ku murongo wa mbere. Sibyo? Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizwe n'Imana. Icyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana. Unyumvire nawe, ugandiye umuki? Yanze itegeko ry'Imana. Ni kuki itabi rya leta se ahubwo? Bivuga ngo ni irya leta ahubwo naryo ni iry'iki? Ni iry'Imana. Kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima. 4, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza, ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Bivuga ngo iki rero? Uriya muntu ufashe icyemezo, uriya muntu utumye abaza gufunga, ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya abakora nabi. Kamabwire, ni ukuri ibintu birakabije, byari bikabije. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo itorero ntacyo ryabaye, nta n'icyo rizanaba, ntacyo rizaba nyiragera riri maso. Ariko Uwiteka niwe wabihaze, niwe wabirambiwe. Agiye afasha ahantu muri kavi, arahishyuye. Kuko urabona nyuma y'ikingwa ry'ubwashize 2019 gutyo hari na 20, nibwo zari zakinzwe. Icyo gihe cyageze ikingwa rero, cyageze ikingwa, uzi ko bari bavuze ko ari kuzuza ibintu runaka bisaba urusengero kageraho gukorera. Irya faze ya mbere iba hariho n'amahema, uduhemu rwose, uduhemu twashitingi bishinzwe ku byuma gusa, hariho kave, hariho mu magaraje, hariho no ku musozi. Wabyumvise? Ahantu ubona hari risike, umuriro waho utamenya ahantu uturuka, bawurahuye ahantu runaka kugira ngo bacurange, hari ibintu byinshi. Noneho zirafungwa, bimwe bikurwaho. Zifunguwe, ndibuka ijambo Uwiteka yavuze, mbabwira akababwira yewe Imana ijye imfasha nzagunyengende ku gikwijwe ry'Imana. Icyo gihe Imana yaravuze ngo ntago ari izikinguye, ngo ntago ari izikinguye, habaye gukanda akanyenyeri. Akanda akanyenyeri, ntago ari izikinguye. Yego, aka gahenge muri kamazeho iminsi katewe n'icyo kintu.
ariyo mpamvu mwabonye rero bya bibi byateye ifungwa ry'ubushize byahise bikomeza vuba, byabaye nko kugaba amashami ku giti gusa, sibyo? Birakomeje rero kwari kuvuga umuntu ngo ni reverend, kuvuga umuntu ngo ni apostle, kuvuga umuntu ngo ni bishop. Oh my god, kuki ntawe mvuze mu izina atajya yumva nabi, ariko ukabona ibintu bikabije gore. Wareba ukuntu umuntu umuhamagaro umumara imyaka 45 sinigeze ndarikira iryo zina, numva ntarikeneye se, ntacyo binantwaye. Ni ibyubahiro by'ubusa. Kwitwa pastor nditwa pastor kuko nabisengewe ndimikwa ku mugaragaro. Umuntu utazi naho yimikiwe kumva ngo niwe umuntu, nta n'amateka y'agakiza ubwayo arubaka, nta n'amateka yo gukorera Imana ubwayo arubaka. Numanye kuvuga ngo bishop runaka. Hari noneho n'ababishopu n'abaposo bo kuri YouTube utasanga muri plot number runaka, ashwe badafite aho babarizwa, badafite n'amatorero bayoboye, kandi niko baka ibintu abantu. Mutwe mu minsi yashize hari abo byafunze, sibyo? Barafungurwa, reka tuvuge ko bafunguwe ubutabera bw'igihugu bwakoze umurimo wabo. Ariko reka mbabwire dusoza, urusengero rw'Imana, haleluya, ruracyakomeje. Hari amagambo Daniyeli yigeze kuvuga yandika igice cya 11, aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Mwibwese ko muri iyi situation Imana yabuze? Mwibwese ko abazi Imana yabo bayibuze? Oya, Imana iracyari ya yindi, abayizi barayizi. Uriya mubyeyi Yusta yavuze ijambo ndarifite aho ngaho rishobora gutsinda umuntu wese w'umukozi w'Imana cyangwa usenga. Uzi ko yavuze ijambo ahagaze mu mwanya warimo avuga, akavuga ngo ibi bintu byo kuvuga ngo insengero zafunze abantu bakaba basakuje, ngo ndinde ndiki, ndinde wafungira umuntu Imana yafunguriye? Uw'Imana ishaka ko adafungira ndamugeraho. Uze kumwenda gute? Bivuga ngo yavuze iki? Yavuze ko arimo gukoreshwa, arimo gukora icyo turanyuzuma, arimo arakoreshwa, arimo aratumwa, arimo arakoreshwa iby'Imana, ari mu nshingano ze, arimo arakora ibyo Imana ishaka, sibyo? Ntabwo atwaye ubutware bwe, nta butware busa, kandi ubwo butware bugomba gukora ibyo Imana ishaka, bugomba guhana umuntu Imana irakariye. Ntabwo Imana izaza kurwana n'abantu, kandi yasize no kubacyaha no kubahana nk'uko kuva kera kose yararashyizeho ibihugu bizajya bijya gute bikangarira abantu zirimo za Babuloni. Ntabwo Imana rero yaza kurwana n'abantu bayinaniye, ubwo ni gukoresha, sibyo? Kandi mu gihe cyashize mbere ye hari mwundi, yego, ubwo nayo yamukoresha ibyo mu gihe cye. Buri muntu wese mu mwanya we Imana imukoresha igishaka iyo habaye gusenga. Icyo rero nasaba, ndasaba abera kugumya kuba abera. Urufatiro rukomeye ruracyahagaze, ntacyo rwabaye. Mu gihe n'imfatiro zose zashenywe, nibakomeze bubake urwo bari bubatse urwo nde Kristo. Cya kabiri, mu gihe insengero zakinzwe, ndabwira abantu kuko hariho ahantu zakinzwe zose kuva kuri paruwase n'itorero n'umudugudu n'icyumba. Uwo muntu namenye ngo urwanjye nteraniramo n'Imana, ubwo ntabwo rwafunze. Haleluya. Mumbabarire nsoreze kugira ngo rivuga ngo muri ibyo arinde ngo njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze gupfa. Haleluya. Ntihagire umukristo utakaza ubukristo ku bw'isituwasiyo bw'iki kibazo. Umukristo akomeza aba umukristo wahehe wo mu mutima, ariko ubundi mushaka kuba wahehe niko ye. Ikindi kibazo, abantu bashaka kuba abakristo bahehe
mu nsengero no ku YouTube papa mu nsengero kuri adresse yegora mu nsengero kuri adresse ni kuri bose babireba ni kuri bose ariko umukristo waha haleluya azaba we kugeza kristo avugije impanda itorero ritaye abantu bipanika ngo uhagarike imitima kandi ubu wabona byose biragarutse twaganira ubushize ubu wabona hari abantu bagiye mu masengesho kubisengera kandi bafite umuntu barimo kurega kandi igitangaje uwo barimo kurega aragira ati reka da njye sinshobora gukingira umuntu imana tutakingiye ariko iryo jambo iryo jambo iryo jambo ariko imana twizera ikomeye bingana iki niba ifungirwa uko se nimwibuke mu bacamanza muri za nkuru za Gideyoni n'ahandi hari ahantu ise wa Gideyoni yavuze ngo niba ari imana sibyo nyamana koko ize yiburanira urebye ni nkacyo Yesu yavuze mu za RGB niba ari imana nyamana nize yirwanira yiburanira yego uwo yakunze ni njye umwanzi uwo yanze urumva ko turabonana uwo yanze turabonana rero nasoza nkomeza abantu b'Imana nkomeza abera aha mu nyumve sindi mu gukomeza urusengero ndakomeza itorero haleluya buriya ijambo eglise riva ku kigiriki kivuga ecclesia ecclesia irimo amagambo abiri ecclesia ni ugukura abantu mu bandi ukabashyira ukwabo ibyo nibyo bita itorero ni abantu bavanywe mu bandi bashyirwa ukwabo abo bantu rero tw'itorero haza kubaho icyo bita urusengero temple ari uko bakeneye kugira ahantu basengera yego ariko gutoranwa kwabo niko kwabanje hanyuma ho guhurira hakaza nyuma uzi ko umaze kumbaza kino kibazo nibutse iminsi abantu bamaze Babuloni imyaka 70 murayibuka Manuel imyaka bamaze Babuloni 70 basize urusengero rusa rute murabuze mwazanye iki n'ubu ngubu nito ari itongo ihagaze muri iryo tongo gusa ubwo itongo inkingi ziracyahagaze n'urufatiro ruracyahagaze n'amakoro yo hasi aracyari aho ngaho ariko iyo hageze tuvuga aha hantu bahasize imyaka 70 bageze i Babuloni mu minsi mike bumva narwo rurasenywa ariko Imana yarababwiye tumva aho hantu mbohereje ndashaka ko mujya kongera kwiga kunyubaha nimuramuka munyubashye mukongera kwiga kunyubaha zabagarura rwose amahoro kandi ahantu muri aho hayitongo nzongera mpahubakira inzu kandi iyo nzu izampesha icyubahiro aha hantu ndahabavanye muragiye nkabavanye aha kubera ko mwatangiye kunsuzugura mwishyize hejuru mu bintu byabateye kwishyira hejuru harimo n'ubwiza bw'uru rusengero ayo magambo Yesu yavuze yenda kuzamurwa uru rusengero mu ndatira ariko ngo bari bamuzamuye bamureka ku musozi wa Elayono maze bakarureba mu mugongo kuko iyo kuri Elayono urureba mu mugongo urureba Tuwatira ati mwigisha dore mwigisha urusengero rwacu warubonye urusengero rwacu ati uru nirwo muri mukurata bagiye kuzabagota babazenguruke barusenye batabasigiye ibuye rigeretse ku rindi itongo ariko Uwiteka ashaka iki arashaka ngo bamwubahe kandi bamenye nk'uko yavugiye muri Yesaya 6:6 ko atajya aba mu nzu zubatswe n'abantu yabivuze kenshi ntabwo inzu zubatswe n'abantu izo mbamo ngemba mu mutima umenetse uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye haleluya nuko aravuga ati cyo kora mu kunyubaha nzabubakira urusengero kandi urusengero nzabubakira ruzagira ubwiza kuruta ubwa mbere kuko
kuko igihe kirageze barubakwa ariko uyu munsi none ni itongo hari igihe kuzasanwa ariko ubwo ari itongo kuva Yesu yazamuka muri 70 donc yazamutse muri 36 Rusengo muri 70 n'abaroma ubu se kuva rwasenywa abakristo abakristo umukristo ntakiri umukristo wahasengeraga arasengera he wari imyaka ishize turabura imyaka 12 bw'imyaka 1000 umukristo wasengeraga muri rwasenywe warasengera sengera mu mutima muzanduhurira asengera mu mutima ubundi tugahura ku rukuta rw'umuganya baje kurira bari gutaka Uwiteka hariho ikintu umuyobozi yavuze cyo gukurikirana n'ahandi hantu hose hasengerwa mu byumba naho hose yego hariya yarabisobanuye nawe ntabwo hariya hazabuza usenga gusenga hariya ntihabujije umuntu gusenga wari udasenze wasengeye nuko rero kandi wateranye buriya nawe ubuka data oya nta by'umusaraba n'ishuro byose yararangiye iwe mu rugo noneho mu mutima we noneho kiriya kintu yakishyiriye mwese ni ukugira ngo wa muntu ugikomeje kuko n'ubundi ntihari bubure uvuga ati zatagiwe hari ahantu mbaye ndi hari ahantu nihengetse mu hansange ikibazo nihagera ahantu bahamusanga aho hantu yihengetse ahubwo ati ngaho nimuture rero nimuture aho hantu ho gusoreshwa n'ibyo badashaka reka mbabwire akantu karaye kabayeho hari umudamu witwa Scovia yari yatanze urugero ku muntu w'umushumba wagiye gushyingira abantu abashyingira mu busitani mu ihema yabaciye ibyitanga urabyumva noneho muzi ko bafite ukuntu basigaye bakoresha abageni abageni bakaza imbere n'ibiseke umugore n'umugabo n'igiseke ikindi kugira ngo bature ngewe icyo nzi ni uko byanzuwe byemejwe ko iryo turo ari iry'abageni genda avuga aho nabaye umuyobozi aho nakoreraga byaranzwe ko iryo turo ari iryande ari iry'abageni kuko unarebye ukuntu abantu baza kuritura baritura nk'ababuze abatarabonanye nawe yego hanyuma uzaza kumuhobera sibyo no kumwishimira kumushimira ubukwe bwe na congratulations ariko akazanye n'akantu noneho baratuje kuvuga ngo baratura uwo munsi ko byazatumva zabitanze batanze bamarinde bacucucu banko barayazana ikibabaza ni ukuntu ngo ubasezeranyije yashatse kuyerekaramo kandi yari yahembwe ashatse kuyerekana twese niko waducira igitano igihe turariguha wayabonye aya rero ni ay'umukwe n'umugeni ni ayabo niba ari guturisha urabe waravugaga hakiri kare ntituguhembe nubwo twaguhembye rero ubwo ibyawe warabonye byararangiye noneho umutima yamuteze rero ngaho vuga dusubizira igitano twaguhaye angahe none ngo agasigara hagati agahagarara hagati mu kiragati cyo kwibaza mu giseke harimo angahe none nasubizayo bampaye mu giseke ntayagiyemo uri mu mutima w'indamu ushaka amafaranga warangiritse tuvuze ukuri warangiritse ndabyo igihe kimwe muri Afurika y'Epfo hari abana bankoresheje ikiganiro bambwira ibyo kuvuza itorero mugende muri vuze icyo mbabwiye nimuvutse itorero ari amafaranga mushaka ntabwo Yesu muzagendana cyane igihe cyose muzavutse itorero ari amafaranga mugiye gushaka ntabwo Yesu muzagendana
niba ugiye gutangira itorero ritangire ngo umuzanire imitima niyo ashaka, kandi nabyo wabibwiwe, nabyo wabibwiwe wabitumwe wabihawe nawe yaguteguye, ariko nubikora upfuye kubikora gusa ngo ashaka indamu ntabwo bizagera. rero Imana ibampera umugisha, nikana kuvuga ko ibyo bintu imuhungura itorero rirakomeye, aho ryagiye mwakarya maze itoreze muze na kane kansoza n'umwungeri waryo, umushumba waryo ariho. Haleluya, Yesu umwungeri w'itorero mukuru arahari. Murizi ko abashumba bahuriraga n'abakristo babo mu rusengero, yego izo ntama zirababuza, ntibukenge ko hari abashumba bahuriraga n'abakristo hehe mu rusengero gusa, hari n'abatazi amazina, n'abatazi aho bataha, urwaje ntiyamumenyaga, uwabyaye ntiyamumenyaga, yego ushonje cyangwa uraye uwabamenyaga rero, wa wundi wabamenyaga ahantu hose akabamenyera situwasiyo yose mubayemo, uwo ntacyo yabaye. Amen, amen. Musho Imana igumugisha cyane. Ndumva dusobanukiwe itorero n'urusengero. Bakristo rero ni muhumure, humura kandi uhumeke, kuko nyiri itorero arahari kandi nawe urahari. Niba uhari rero ufite itorero mu mutima wawe, uzaguma usenge. Hariya duhurira ahangaha yo kuragishinga, Imana yemeye biba, umva nta kindi wahindura. Tumaze gusoma ijambo, abategetsi nibubahwe, bubahwe, abatware n'abategetsi nibubahwe, kuko bashyizweho n'Imana. Rero tubasuzuguye ntacyo twageraho. Niba ushaka kugira ngo Imana igire icyo igukoresha, ubaha abatware n'abategetsi. N'ubutaha tuzabisubiraho tuvuge ukuntu amategeko y'Imana n'amategeko y'isi ukuntu ibikorana. Rero uvuze ngo urasuzugura ngo babifunze ngo batambikiriye, ntabwo batambikiriye, bari mu ijambo. Ahubwo wowe baza Imana, Mana kuki ibi byabaye, hari aho nagomye, ese yaba ari njyewe Nowa ni Yona, yaba ari njyewe Yona uteje ibi ngibi? Kubera iki itorero rigomba kugenda gutya? Kuki hariho abafungiwe n'abatafungiwe? Ibyo ngibyo banza ujya imbere y'Imana, hanyuma Imana irakubwira. Nitakubwira komeza uba umukristo nk'abandi, cyangwa se ushaka aho ujya gutangira itorero, iyo ngiyo nujya mu buvumo bazagusangayo. Ariko wubaha abategetsi n'abayobozi Imana iba yaraduhaye kugira ngo batuyobore. Imana rero ibaha umugisha kandi bagire neza. Mushumba, dusoza turifuza yuko usengera abakristo aho bari hirya no hino kugira ngo basobanukirwe itorero n'urusengero. Yego, Imana ibaha umugisha. Imana data wa twese, Imana nyir'umurimo, Imana nyir'itorero, Imana ikunda insengero zo mu mutima, ni naho uteranira kandi ukanezerwa iyo umutima umeretse ugushaka. Iryo jambo rivugiye mu kanwa ka Yesaya, kandi ntabwo wahwebye kurivuga mu nzandiko Pawulo yandikiye Abakorino, no muri Petero yabivuze. Rero turakwingize ngo abakristo bakomeze, umukristo nyawe ufite urusengero mu mutima we, uwo ntakiri butwarwe n'ibihe biriho, kandi uwazakomera akora iby'ubutwari. Ndagusabye ngo bafashe bakomeze rwose, kandi ibyo washakaga gucyaha nanone turasabye ngo abo wacyashye babyumve, abo wacyashye babimenye. Byari kubabaza iyo Yona atamenya ko ari wowe, bakagira ubwo yikatira ngo nibamurohe, nawe bakamuroha, ifi ikamumira, yamumira ikamuruka ku cyambu cy'Ininewe, gutya rwose ku cyambu. Ibyo byaradutangaje, n'ubu bitangaza ababisoma, kumva intego warayigezeho Yona agera Ininewe. Anageze ariko yavuze ubutumwa atabwishimiye, atishimiye ko ab'Ininewe barokoka. Igihe kiragera urabakiza, unabakize nabwo biramurakaza. Bimurakaje uruyuzi yari arimo ruruma, kandi aruganyemo agacucu. Urwo ruyuzi rero rwumye twarugeranye n'insengero zakinzwe, nirwo abantu bari buganye izuba, none rwumye ijoro rimwe. Kandi koko mu gitondo byasohotse byabaye itangazo, biratangaje ko uruyuzi rwumye ijoro rimwe. Ntibibabaze rero ba Yona, ahubwo bamenye impamvu. Yona yibabazwa n'uko uruyuzi rwumye ijoro rimwe, ubwo namenye ngo ndazirike niki kirimo gutera ibi bintu. Udufashe guha abantu kubisobanukirwa. Ndagushimiye ko umvise gusenga kwanjye mu izina rya Kristo Yesu.